no sasa abo banzi kera ariko ngo gutereta gutereta ngo no wakwanza muzara uretse muzara kuzi mwabanye disipo rero disipo ubwo bwa mbere mbonye Japo anywa jiyo reka kandi none akayinywa akavuga ko iryoshye ubu mfite amatsiko yo kuzamubona nk'icyayi erega reba n'ibyanditseho je nako naguzongera kunywa icyayi nanjye reka ndibika ntabwo mbabwira ko nitwa Simbika uyu nguyu yabetse izina rye none yanjye yose nyasohore reka mbonereho no kubwira abandi bantu wende batekereza ko baba papa nkanjye wenda baba batekereza ko kujya muri filimi kwaba ari ukutishingano cyangwa se umubyeyi yaba yobye cyangwa se n'undi muntu wese niko beshi babyumva. Yes I twongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'Ishangi Focus TV ndetse n'abakunze ba Sort Official by'umwihariko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi cyane gakomeye murabizi Ishangi Focus TV tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane harimo ama documentaire harimo ibiganiro harimo ama comedies ama movies n'ibindi bigiye bitandukanye ya nkuko mubibona ku mashusho ndetse no kuri TV ya Ishangi Focus TV noneho ni more fire hitters makers rutwitsi yes I top shatter number owners he noneho turabiheraye ibiro ni fire mumwe ngo ni fire ewan cha noneho ari bushe kabisa katuze duhere ku ruhande rw'ibumoso batwibwira abantu noneho ndabazi bamwe batangiye kuvuga ngo iki nangwe iki ngo nangwe iki nangwe iki ngo noneho ngo bazanye iki ngo mwishanyi ngo iki wagiye duhere yirgingi aha premièrement nuko basuhuza ibwira abakunzi b'Ishangi Focus TV aha abenshi baramenyereye abenshi baranzi wa mugani nkuko journaliste yabivuze baramenyereye muri filime nyarwanda nitwa amazina yanjye bwite nitwa Jean Paul Nkundabanyanga uzwi ku izina rya Keve Babalawo ni mofa ya kabisa ariko ngo français ngo sera composé par les par OK si tu es intellectuel tu peux parler langue français aho ngaho ranyi nje naryize basohotse twakomeje nanjye nitwa Sindambi Batwane niyo mazina yanjye bwite ariko mfite n'andi mazina agera muri 3 nkayishoka mbese rimwe yaryibagiwe agera muri 3 ariko ndavuga biri kwa ko rimwe ndarizigama nzarivuga ejo oya utukira kubera icyo urizigaba ranga abandi baryita unako barimenye oya umusaza tubwiye amazina ye yose uyenga ugiye kuyazigama urayabikira nde ndarizigama rimwe buriya nzarivuga ubuta oya rivuge baryitegura ahubwo baryitegura babaye bati amazina yaryibagiwe banzi ku mazina nka Kimomo nka Rudagari urabyumva nawe nyine bamuganira Rudagari asubwa n'indi ndivugeho oya nta cyose reka dukomeze uburaza kuri tubwira twageze hakuno umusore w'ibigango none w'intarumikwa genda umusaza w'umusore kandi byose gihe kimwe ndi umusore n'umusizi uzira gusinda no gusara amahe rwasose twatari gutara muri sose twarinyera mu kagoro kagase yibagiwemo kimwe yibagiwemo kimwe amazina nyakuri nitwa Jean Pierre Gasasira nabazwe ku mazina y'akazi ni menshi ariko ubu by'umwihariko ku izina rya yaryibagiwe ndise ntimuyazi nuzina waje kuyo kubasanya filime nyarwanda ni Gashira bake byatsi bwanakeye Kigufuri Rukanihene
ikigufuri byose abishyize hanze igufuri byose abishyize hanze uyu munsi witwa nde ngo uyu munsi witwa nde yewe sinayavuze se niryo uyu munsi muri iyi filime muri iyi filime witwa nde abundi reka nkubaze mwebwe ko mwavuze abiri nanjye reka ndibika ntabwo mbabwira ko nitwa Simbikangwa uyu nguyu yabitse izina rye none yanjye yose nyasohore ejo nibambaza ngo Simbikangwa ntubikangwa wa mugabo ntabwo babwiye ko witwa Subikwanga muri ino filime ntabwo mbabwiye ko nitwa Simbikangwa ariko journalist mfite ikibazo mpuye n'uyu mugabo nako bombi wavagahe wajyagahe subiza ikibazo muzakubajije wavagahe wajyagahe cyaje dora mu gitondo ahubwo waje wanje gukora iki oya ngo aratubaza twembi twembi se okay twembi se turafatanye wavagahe ngewe aho navaga ndahabereka ndahaberekana ukaba ujya he ahubwo nimba utanahazi waba ufite ikibazo uramutse utanahazi waba ufite ikibazo nyine cyo kutamenya ariko nta kindi nkuko mwenda bisanzwe bavandimwe ahangaha turi urabona ko ni mu bwatsi bw'ishange nimba ari nayo matsiko yari afite ndizera nibwo bwa mbere mbonye Jean Paul bayita Aspa Joyce nibwo bwa mbere mbonye Jean Paul anywa ji reka kandi noneho akayinywa akavuga ko iryoshye ubu mfite amatsiko yo kuzamubona nk'icyayi erega reba n'ibyanditseho njye nako ntabwo nzongera kunywa icyayi oya ni urugero njyewe nibwo bwa mbere mbonye Jean Paul mu gihe dukoranye uyu ni umutobe kabisa mbese asanzwe nyine kandi nabwo akanywa avuga ngo none se ngo ukuntu umva harimo igisheke se ukuntu umva se ngo harimo akandi kantu ahubwo wowe banza urumva ko wayobye umuhamagaro witwibagiza wavagahe ari ikibazo muzafite aracyafite ikibazo cyane wavaga naho wajyaga ntabwo ari ibanga ubushize naje mu ishange umuntu ahandangiye yitwariye hakurura publicité akumva publicité cyane abareka nzajya ndaza nari mfite ikibazo kame mu nkangaha harimo ibijumba urumva iyi bayita asa juice reka nkoreho nanjye numve asa ni nk'ijuice nanakuremera iyi se ni iyi ni iki undi wagira ngo ni amazi dore icyangenzaga rero wayibonye iyi bayita X-Power bayita X-Power X-Power ukuvuga ngo akambere narakamaze nkamaze numva ibintu n'impamvu wararaye rekada ubu ndagira ngo nkangure n'abagabo bose badukurikirana nimba wumva ko gutera akabariro mu by'ukuri ku bagabo kwiyandayanda ari ibintu winginga urumva X-Power icyo gihe mbese oya tukiri aho ni ukuvuga ngo barakurangiye njyewe nyine urumva iyo urwaye ugeze gutyo wenda akira ariko nako gashyiramo kabiri urumva ni ukuvuga ngo iyo urwaye indwara ibyo twemera ko rwose abavuzi nabo namaze kubona itandukanyirizo ry'abavuzi kugira ngo ahantu hose naragiye ukagenda bikanga wari ufite ikihe kibazo w'igitsina kibwira abantu iyo utabivuga njye nari kubivuga wari ufite ikihe kibazo oya ahantu hose barakubuza ari abakobwa uratambuka ngo njye icyo kirahise ari abagore batambuka ngo njye icyo kirahise umenye yarubatse izina uno mugabo X-Power X-Power nizere ko kurwane ubu ntureba iragukiza nimba pe nimba hari ukuntu bimeze buhorobora ari bwombo kumubona igihagararo oya nanone utangiye gutuka oya uretse n'ukumubona igihagararo ndicyuma ese ndi umukobwa cyangwa ndi umugore njye ubivuga se erega abakuzi barakuzi none se waba warakize noneho
umva noneho sasa abo banzi kera ariko ngo gutereta ngo nuwa kwanza uretse muzarakuzi mwabanye gisipowa rero gisipowa nizere kari bayimaye kabiri kamera kamaze none ngo none se sikire harya ngo bakire ya mbere narayimaze harya ngo iguriye ni mu ishangi Focus TV ishangi ntabwo ari Focus TV ni ishangi ahubwo Focus TV niyo ijoro nakubonyeho urimo uranyuramo muri filime yawo nakubonye ndibaza nakubonye muri filime zirenga muri 3 zawo ari yitwa Kabariro umva narakubona nitwa Inkota aho mfite n'amakuru yuko ngo mware mugiye no gusohora indi nshyashya ngo mbagoyeho nyine muri mu myiteguro ntabwo twari tugiye kwisora ahubwo turimo kuyikora iri no gukorwa mbese irimo gukorwa no munsi ndakeka iragera ku musozo wa episode ya mbere twateguye ariko ni filime izakomeza kandi ni filime nziza filime yitwa Bihoye iki uyu musaza arimo w'ibigambo jya uvuga umujene akantu tumetse murakumvise muze jya uvuga umujene uyu mujene yanga gusaza kubi yanga gusaza kubi ubwo ni umusore nyine w'intarumikwa cyane ni umusore bo nkaba ndi kumwe na Kimomo muri iyo filime nkaba ndi kumwe n'abandi bakinnyi basanzwe bamenyerewe muri sinema nyarwanda no kuvuga ngo mu buryo bwo kubararikira iyo filime ni vuba aha ngaha kuko ibyacu ntabwo bitindura bese ndabazi kubita tubangura ni filime rero nziza ya season yitwa Bihoye iki niyo turimo gutegura izagendana n'Inkota n'Akabariro ikagendana n'indi yitwa Imitungo ko murabizi ko imitungo mu Rwanda cyangwa se ni ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa imitungo abavandimwe barayicanira abandi bakayifungirwa bakagira gute no turashaka kwerekana muri iyo filime umutungo turashaka kwerekana uburyo buri muntu wese yanyurwa n'ibyo afite yanyurwa n'ibyo afite kuko biba ari ibye bya bindi bavuga ngo uyu nguyu arya iby'abandi akarya icyo kintu turashaka kugica mujye mubaye mukivuga ngo muzehe ngo arimo ndumva ati wivuga muzehe vuga umujene aravuze ngo arimo gukura aba basaza ntabwo bashaka gukura none mu kinyarwanda ngo washaje nyine bavuye ku birayi wenda kereka imba aribyo murimo gutinya aba yashiwe burya iyo umuhoro ushaje bawucuramo icyuma ntabwo rero dushaka gusaza ngo umuhoro ushaje bawucuramo icyuma ahubwo ako kantu muze ntabwo ari kutiyumvisha neza ukamusobanura umuhoro ushaje bawucuramo icyuma ntabwo kuvuga biravuga ngo iyo ushaje bagukoramo ikindi kintu giciriritse cyangwa ni nka kwa kundi ipusi ishaje rya voka ngaho ntawumva nawe kubizi cyangwa inari ishaje muri make rero ndi muri Focus TV kubera ko ndi umukinnyi wa sinema nyarwanda dukina filime urabona ko mfite umuryango reka mbonereho no kubwira abandi bantu wenda batekereza ko baba papa nkanjye wenda baba batekereza ko kujya muri filime kwaba ari ukuta inshingano cyangwa se umubyeyi yaba ayobye cyangwa se n'undi muntu uwo wese niko benshi babyumva ariko ndagira ngo mbabwire ko ni impano iba iri mu muntu ikura kandi ikamuteza imbere rwose nyirimo nifasha sosiyete y'abanyarwanda gukina imico cyangwa se ubuzima buriho kugira ngo dufashe cyane cyane rwaba urubyiruko rwaba abasaza n'abakecuru kuko ibyo dukina ni buri wese abashe kubona imfashanyigisho abashe kugira hava muri za ngeso naho yajya ariko ukiri aho ngaho uravuze ngo uri mu ishangi ngo wakangurira ngo abasaza nkawe yuko gukora sinema atari uguta umuco atari ukuvuga ngo ataye inshingano z'urugo ntabwo ari uguta ahubwo abandi basaza baramutse bakeneye kuza gukina sinema nabo aho mu ishangi imiryango irafunguye iri karibu imiryango irafunguye mu ishangi Focus TV ni karibu
umuntu wese ushaka kuza ufite impano erega burya hari abafite impano ariko bakaba barazipfukiranye batanazi ko bazifite ahubwo umuntu uwo ari we wese wumva afite ubushake ashaka kutwegera yaza mu Ishangi Focus TV akaza nawe akagaragaza impano ze amarembo arafunguye ariko by the way tugarutse kuri Gasasira abantunguye pe urumura mw'inditobe uyu mutubi ariko uyu bayita uyu nta agataho hanunguye nibyo nakubana ibintu buri nsanzwe nzi ko uri na rwa rundi rurerure besha yanjye nibyo nakubwanga ibintu biratandukanye iyo utaramenya ntacyo ubuze sibyo wenda kutamenya pe iyo utaramenya ntacyo ubuze ariko iyo umaze kumenya urayoboka ubu nanjye sindamenya sora ntacyo uramenya reka nimba utarasoma kuri Answer Joyce ntacyo uramenya subiramo ngo yitwa Answer Joyce Answer Joyce wowe uzi icyo igifaransa nibyo réponse J mu cyongereza bayita Answer Joyce ubwo mu gifaransa ni réponse J kugira ngo wenda byumve Answer Joyce none si yo J noneho Gasasira uri kunywa iyo ni bwoko ki ifasha ibiki ko mbizi we ntacyo ubuntu ntacyo ubusa nkuzi wowe ngo nuko ino J irimo agatanga wize kagize ukuntu irimo igisheke none urayinyuka ukumva ni igisheke bye urimo kunyunyura urumva harimo amaronji harimo mbese ni byinshi cyane kandi by'ingirakamaro hakamo n'igikakamaro ubamba noneho icyo ngicyo nicyo kigenda kikavura za ndwara zose ziri mu nimba urwara mu nda nimba urwara inzoka nimba ugira gutyo ufashe kano ka Joyce kape ahubwo nasomyeho mbona cyane oya mutaza kuyirafura mbona cyane irafasha muzehe noneho umenya yayinywaga umva gu yayinywaga karabira agaciro kayo nge ayinyweye muzehe na bya bindi byawe byo kuryamuka ugahirita bya bindi ujuze bya bindi byawe byo kuryama ugahirita ukajya ngo ni generator mu iyi ji simbaze irabikemura simbaze n'umukecuru uko yitwa ngo nabaze umukecuru uko yitwa ubundi rero nasomye hano byanditseho nabonye ku kibazo cy'imihumekere aspiration niko bavuga mu kibazo cy'imihumekere kwa kundi uhumeka usemeka kwa kundi wirukanka ukagira impumu abantu bakunda gukora siporo akantu ni keza cyane ukitwaje mu gitondo ujya muri siporo usigaye nk'ini minota 90 ariko kuki koko ngiye mutandangira bite byanyu ngiye ntabwo muzi ibibazo mfite n'iki batakura ibibazo bya nyine wowe si uko ngo tukurangire wowe Ishangi kariyo abantu bafite ibibazo byo guhumeka nabi abantu bafite ibibazo by'imikorere itagenda neza y'ibihaha abantu bafite ibibazo bya sonezite abantu bafite ibibazo bya akabazo mfite aho ngaho tukira aho ngaho gusa kameramani ntiyabashimije ho gakira ngo banza ngibaza ikibazo cyane ntacyo rekanye oya kibazo ku kijyanye no gutera akabariro hari ahantu hakomoje hari ahantu nanjye kozana ko gate turebe hari ahantu hakomoje nanjye mafite ikibazo ubwo n'abagira buke utunota dukeya harya kuvuga ngo iminota mike ndawutahanye umuntu ashobora kubivuga akumva yuko ari ukuganira ariko pe nanjye ndataha mutahanye kutahana mbese nuko uriyongeza ukiyongeza oya tuve mu bintu by'imikino nanjye ko kabazo ndagafata ngo bawita yitwa X-Power ndabona kandi mixture urabisiga se urawugotomera se uwa mugani ubigenza uti ariko ubundi reka mbabwira sibyo ubu none ahangaha njye ntacyo nababwira ibyo nababwira byose murabona nikora envelope mukagira ngo hari ni ibintu by'imikino umugore akakubwira ngo urakoze mva reka nkwereka apana byo kuvanga ibikino bike sibyo icya mbere cy'umuganga muravugana guha umwanya mukaganira kwatega amatwi ko kumva akagusuzuma akagira gute bitewe n'indwara n'ikibazo ufite mu mubiri wawe ariko ubundi ariko hari udafite telefone ahangaha je mfite akabazo mfite akabazo ntawe wagiyeyo wivuga ngo nkanjye nagiyeyo nanjye uvuyeyo ntawe nyine uvuye wese ko wagiyeyo byari byarakunaniye
uriya muganga hitwa yitwa Dr. Victor baramuvuze mu mateka baramuvuze mu mateka muze yajyaga mwumva namenye ibyo ari byo yes reka tugaruke noneho twigarukire muri sinema yanyu nyarwanda gute uri guhuza ibintu byo kuvuga ngo uraza muri sinema ugahuza ubuzima bwawe ese sinema nibwo buzima bwawe buri kugutunga bimeze bite reka sinema nakazi nk'akandi ubundi hari abantu bavuga ngo sinema ngo nungo cyangwa ukongoye ngo bari barimo gukina filime ahubwo barimo gukora umwuga wa sinema cyangwa barimo gukora akazi kuko sinema nyarwanda ubu twayigize umwuga biradutunze mu byo dufite byose turabikesha mbese mwayongereye n'icyanga basi no kuvuga ngo ahubwo nawe hari icyo yatwongereye gutuma tugira ubuzima bwiza ubu sinema basi noje nkayibona urumva tugatunga umuryango abana bakiga bakagira gutyo nose nta kazi ntabwo ari ugukina kuko imikino ni imikino no gukina no gukina no gukora ni akazi kuko nimba afata umunsi cyangwa se umusaza nk'uyu akavuga ati ubu ngubu no munsi wenda iduka ryanjye ndarifunga ndarifunga ngende ngo ngiye gukina sinema nuko azi inyungu ziri muri sinema nuko azi amaze kumenya inyungu ari abantu bakunda kuvuga ngo sinema ngo ntabwo yagutunga ngo sinema ngo ibiki niyo mpamvu rero waje kuriya ni gute uhuza akazi kawe ka buri munsi na sinema kumbi wowe akazi kawe ni sinema oya umuntu uvuga ngo sinema ntiyagutunga yamutunga atayikora uzareba abantu bose babivuga ntago baba bayikora wese yagutunga yagutunga atayikora uzavuga ngo akazi k'ubushoferi ntago kagutunga nta perimi ufite ni ikibazo bibaho se gusa igihe icyo navuga kuri sinema tudagari kuguseka sinagira icyo mbivugaho cyane ntabwo ari sinema gusa ariko iyo ushaka gukora ikintu ubu ndabwira abashaka kuza gukina sinema urabanza ukagikunda promieroma iyo umaze gukunda icyo ushaka gukora no kugikora birakorohera pororema avuze ni icyambere pororema ako kanaro kazi daga avuze pororema promieroma ni pororema uko icyambere kibanza no kubanza ugakunda icyo ugiye gukora aravuze ngo icyambere kibanze urabanza ugakunda icyo ugiye gukora iyo umaze kugikunda umaze kukiyumvamo no kugikora birakorohera niyo mpamvu rero ubona kigufururiye iyo ageze mise en scène imbere ya kamera bimworohera nuko yabanje gukunda sinema kimwe n'abandi bose banza ukunda icyo ugiye gukora kuko no kugikora bizakorohera tugenda tugana ku musozo mugira ikintu mubwira abantu bagiye kubitega muri ino filime nshyashya mugiye gusohora arya mwambwiye ngo yitwa bihoye iki mugira ikintu mubwira abakurikiye Shine Focus TV kuri ino filime mugiye gusohora nshyashya yitwa bihoye iki tugenda tugana ku musozo icyo nabizeza murabizi bakunzi bacu abanyarwandakazi bari hanze bari mu gihugu abafana murabizi ko tutajya tubasondeka kandi none hano twageze tuba twahageze tuhashyira ibirindiro nimba ari inkuru ukumva inkuru iryoshye kandi ukumva nuza mesaje irimo hari abantu baryoherwa no guseka gusa batuye kanaka gutya bazajya bumva n'ubutumwa dutanga kuko ubutumwa dutanga tuba turimo kwigisha uyu musaza niwe ujya uvuga ati ngewe uyu mwangavu uyu mwangavu niwe ujya uvuga ngo ngewe ndi umwarimu w'abanzi n'abatanzi kuko ubutumwa mesaje atanze muri iyo filime bugera ku isi yose ni ukuvuga ngo rero natwe icyo nashishikariza ahubwo ni ukuyoboka Shine Focus TV ni ukuvuga ngo igihe uzadukurikirana ibiganiro byacu filime zacu igihe icyo ari cyo cyose
buri cyumweru tugomba kuguha agashyashya episode nshyashya. ubwo abakunzi b'Ishangi Focus TV bitege buri cyumweru buri episode buri bose cyumweru mu minsi iri imbere turimo kubizitegura ku bwinshi ku buryo nta kibazo nta rungu mbese tuzabicisha. warushatse kuvuga hari ikintu warushatse kongeraho? narishatse kuvuga ko ntabwo ari yo yonyine tubafitiye filimi nyinshi ariko ikindi nashaka kuvuga cyane nashaka kubwira abantu bumva bifitemo ubushake cyangwa impano byo gukina filime ari gihe ubyumva kuri radio cyangwa ukabibona kuri televiziyo ariko ukumva urabikunda wowe ubikunda ngwino ubikore. Ni byiza kubikora. Icya mbere bikuvana aho wari wigungiye urabona nkanjye ubu imyaka yanjye imaze kugabanuka iyo nari ifite naraza muri sinema imaze kugabanukaho kuko nari ifite mirongo maze no kuyibagirwa ariko ubu ngubu ufite 40 urumva yagabanutseho. Rero hari igihe ikibazo bigenda bikaguherana ugahinduka umusaza neza kandi wari umusore ariko iyo uje aho abandi bari urugero uje nko muri Focus TV harimo abajeni harimo n'abangavu reka harimo n'umwangavu twagize dutya cyakora umuntu wamugana n'umujeni bivugaga erega umusirimu uko mubibona rwose uri kumwe n'abana bagabo ntabwo amenyo ibintu byari sawa babwira ni mugene mukore subscribe ku Ishangi Focus TV. Ibintu byiza kandi byinshi birahari bigiye kuzajya bibageraho kandi ku gihe. Yes, njye na Sot Official gikukuru mu nyungeze rwaje kare mu gitamu twatangika ducyo twarenyera hari mu kagoro kagaseso. Iyi ni Ishangi Focus TV. Ciao hasta la vista. Murakoze cyane.